bati duparitse hano kuri ADPR ku muhanda w'amabuye, bari batubwiye ngo tuze tukurebe. Ndasohoka ngeze ku muhanda w'amabuye sanga imodoka iri kundeba, ndavuga nti baranjyanye sinzagaruka. Ibaze ibintu naba navuze. Bankinguriye ya modoka, nyinjiyemo ndakoze ku rugi, barakinguye ndinjira mbona barakinze. Baraya ngo bazivuga izo modoka hari ukuntu nyine twari bageze ibintu. Batujyana Kicukiro, bano bakingura urupangu rufite amapine, etaje iteye ubwoba. Kuriya mw'imazira etaje bijyamo amasomo, harimo karate, harimo jido. Baroko, n'ukuri mushaka kujya mwirwa n'ibyo mwirira amakinga. Nageze muri yasa, nasanzemo intebe z'abafime. Ngiye kwicara amaze gukora mu rwego gikomeye gutya. Imana iguhe gutungurana, tungura abaturanyi, tungura abarozi, tungura iminsi, tungura uburwayi, utungurane. Iyi surprise iri tungurana rigiye kubaho ibanjirije ibyabanje kubaho. Iri tungurana rigiye kubaho ibanjirije ibyabanje. Idukira umuntu uri kubona n'umukore w'umubwira uti n'ubundi ndabona atari kuwasaka, ubwira uti ndabona waratunguranye nyamara. Haba ari uko wabaraga, haba ari uko warebaga, haba ari uko wasekaga, ndabona waratunguranye, ndabona waratunguranye. Ikabahisha baba muri geto, ikabahisha baba mu kote, ikabahisha badahembwa. Haleluya! Imana irahisha we. Ku birenge byawe niho natabariwe, amarira nazanye ntabwo ariyo nakacuraga neza. Ku birenge byawe niho natabariwe, amarira nazanye ntabwo ariyo nakacuraga. Ku birenge byawe niho natabariwe, amarira nazanye ntabwo ariyo nakacuraga. Ku birenge byawe niho natabariwe, amarira nazanye ntabwo ariyo Firi hano sagira abantu bataje kwa gatatu mwaro sani wekubitanye n'ijisho y'umugabo ufite umugambi w'ijisho riramureba hagati we sanyo yoboka ufite umugambi va mu bintu. Uzi ko sanyo yavuze abarenga 50 barakukantu baravuga bati dukurikira Imana ya sanyo, babajyanye hari nabo nyabuze ariko Mana we. Haleluya, haleluya. Nami ndategereje gusingiza wanjye. Ikeshi nakumvise umutima wanjye urakwese. Nami ndategereje gusingiza icyo wambwiye. Ikeshi nakumvise umutima wanjye urakwese. Nami ndategereje gusingiza icyo wambwiye. Imana yaguhisha muri iki gihugu, Imana yaguhisha muri karitsiye, Imana yaguhisha muri Washington. Komeze kumvisha ibaho. Ifite ububasha bwo kumuhisha, abarozi bakakubura uhari, indwara zikakubura uhari.
umwanditsi witwa Mose. Farawo arigaragambye aravuga ngo abana bapfe. Imana avuga ngo ntazapfa, bamubohera akato. Imana ishobora kubohera akantu k'akato hano i Kigali sikakumva yaraguhije ahantu. Imana ikomeze ibahishire, uhe Imana icyubahiro. Haleluya! Naho abarinzi barorera umudugudu bawurinda. Naho abarinzi barorera umudugudu bawurinda. Ahantu bagukuye ubutayu budakuwe ari heza uzikurinda. Abantu bari mu mugambi w'Imana narivuze ngo bahishwa, nanjye ndayishimiye komeza kumishikira. Urabona bicaye hano mugamitse mwagira ngo mwe ntibahishe mu modoka. Simuhisha mu modoka bagujije esanse, baguhishe mu modoka ikaguhishamo rwose, ukajya gusuhuza n'amaboko yombi. Kumbi keredi ni ibibazo. Hano izi guhisha abantu muri disipurine. Niyo mugabo nabonye uhisha neza. Icya kabiri kiranga umuntu uri mu mugambi w'Imana, atungwa nayo. Agira ate? Atungwa. Ariko Imana uradutunze. Imana idutungiye i Kigali, ifite imbaraga zo kumutunga. Haleluya! Gutungwa nayo muri kubyumva. Uriya wasanguka ngo murakora mukora iki se? Amafaranga musora ntangana nayo mwinjiza. Icyo ni ikimenyetso cy'uko Imana ibatunze. Ni uko ufashe salari yawe ugakuramo minerivare, ugakuramo ay'izo kubakodesha, ugakuramo umutekano, ugakuramo ibishimwe, ugakuramo tapandigo, hasigara iki? Abari mu mugambi w'Imana batungwa. Kwe dutunze umugore wanjye ari hano, umwana wanjye ari hano, baje bagagara mu kayo kuntu gusa nkagira ngo twisiga moviti twese. Ako hari umuririmbyi yavuze ngo abanga Imana ntibayisenge. Uriya muririmbyi yavuze neza, abanga Imana ntibayisenge. Yaravuze ngo bazapfa bibagirane bekwe, kuko umuntu yakanga Imana agakunda iki? Hano utaba mami, utaba dati, utaba Imana. Kugeza kuba umwanditsi yavuze ngo wowe Imana utunze imbabazi. Mu bintu itunze tunze ibigira tungana imbabazi. Abwiye abantu ejo bundi aho nigishije abwana barokore twasenze isengesho ribi twihana. Siko twafashe kubwira Imana ngo Mana uzaduhe kwizana kuko Aburahamu, ariko ntidusaba ubukire kuko Aburahamu yari afite. Niyo mpamvu tugira ubukungu, udusahane tugaburira abashyitsi, ni nk'icapati, udukombe duhera abashyitsi icyayi, nk'uko twigaburo ryera kubera iki? Hari umuhanga wose kuba kubera ko abantu batazi ubutunzi Imana ifite. Abagore bakoze inama baravuga ngo abagabo ntibazongera kurya imbuto ni iz'abana. Kubera ubukungu, kutamenya ko Imana itunga abantu ku buryo wanarya imbuto bigakunda. Gusa wagura pome 30 zikaba iz'abana n'umugabo yarya. Ariko hari uwo uherutse kubaza ngo uherutse kurya inkoko ryawe, aravuga ati umukozi w'Imana wavuze n'inka. Imana yakugaburira ifite, Imana yagutunga, Imana yagutunga. Uriya muntu yari afite kwizera gusa, yari afite n'ubukire. Abashyitsi bamusuraga ari batatu bakabaga ikimasa, ariko uragura inusu ukazibara, umwe ararya n'ihembe ebyiri. Imana itunga abantu bari mu mugambi wayo. Haleluya! Haleluya! Muremere komeze dusungire i Kigali, yabishobora kuba dutungira. None ngo hari abantu bari gushaka ngo ibibanza ngo za Nyabyondo mugende. Uri kujyayo yagutungira Nyabyondo, yagutungira n'angaki hose ni mukwayo. Icya gatatu ntaza kubatinda. Icya gatatu kiranga umuntu uri mu mugambi w'Imana, aratungurana. Umuntu uri mu mugambi w'Imana agira ati Mana we, abona akazi atunguranye, abyara atunguranye, yishyura amadeni atunguranye, agura imodoka atunguranye, yambara neza atunguranye, ajya kwiga. Haleluya!
iri tungurana rigiye kubaho ribanjirije iryabanje kubaho. Iri tungurana rigiye kubaho ribanjirije iryabanje. Idukira umuntu uri kubona nk'umukore w'umugore uti n'ubundi ndabona atari kuwasaka. Uti ndabona waratunguranye nyamara. Haba ari uko wabaraga, haba ari uko warebaga, haba ari uko wasekaga. Ndabona waratunguranye, ndabona haleluya. Imana ifiteho umugambi aratungurana. Bibiri na kane acuruza ibisheke i Kamembe. Hari umukecuru twari duturanye mu mudugudu mo cyangwa baba twubakira inzu z'abacikacumu. Mvuye kurangura ibisheke nikorera ibisheke bidusha ibiro ibitugu biba nk'ibihetamo. N'ubu yarandeba baragateka bakagima. Uyu mwana wapfuye angana atya, uyu mbona atazabyara azafata abyara. Uzi ko nabyaye watunguranye. Iki Imana imeze nk'abantu, ntivuga nkabo, ntikora nkabo, ntigenda nkabo, ntitekereza nkabo. Wabyara mama, wabyara madamu ndi kumutereta, ujye muza kubivuga ariko nzajya mbivuga. Ariko ubundi umurizi kwari ibyo umurizi. Turi muri resitora Nyabugogo, resitora yitwa Umucyo, yari umudiyakoni w'umunyakabanda uramuzi Umucyo. Ndamubwira nti ngwino dusangire ibiryo. Agiye kuzabwira abantu ati shera mpamagaye ngiye kuvugana nabo. Ndamubwira ngo inama z'ubukwe zigiye gutangira, umubaze afite iki, agira iki. Tumaze kugera ngo ati se shera inama zigiye gutangira mu buzima busanzwe ugira iki? Ningira Bibiliya. Biri kuri YouTube mu buhamya. Amubwira ngo ngira Bibiliya. Nyine mbona rebemo haza ngo umugabo wa Bibiliya. Basubiye mu nama aramubaza ati cya kibazo warakimubajije? Ntakimubajije. Yakubwiye ko agira iki? Ati sheri nyine yabwiye ko agira Bibiliya. Ati gusa muzajya murya ibyahishuwe, muzajya murya Matayo. Ubuse mwakagira Imana. Uzi ko twatunguranye abantu barya neza. Banayiba uko banyine n'ubukozi ushobora yarasuye igihe wagize umugisha yarasuye amara n'umwanya munini yatashye na saa tanu z'ijoro bagiye gutaha. Uko iyo ugeze iwacu tukubwira ibintu by'Imana ukumva wahatinda. Yarasuye umushuti wayo twaratunguranye muri we, twariho ngo ntibizakunda ntituzaba. None iyo baririmbye ngo nduwe Kigali, nanjye ndekiriza nduwe Kigali. Byakunda, erega byashoboka, kuri byashoboka, byakunda. Amen. Waratungurana. Ari bazi ko ntashyingirwa, ari bazi ko umwana wanjye atakiga, none ariga, turatuye. Umuntu arimo tutazapfira mu rusengero, hari igihe umuntu agira kumva neza yasimbuka akavuga ati mbirije. Urabona tutaratunguranye. Atangiye gusura Bethesda muri za Demiriti, gihangari babakamo, hari ibintu ukavuga ariko ibintu byaratungura. Ninde wabuze ko aha ariko Mana ashimwa. Haleluya. N'ibisigaye izagira ite? Turinde iki gitero. Nicyo gituma umutima wanjye utazatinya ko azareka ubugingo bwanjye ubuzimire. Ibyo yakoze nibyo biduha ibyiringiro byuzuye, nuko n'ibisigaye byose azabikora. Amaso yacu yabonye byinshi, amatwi yacu yumvishe byinshi, intambwe zacu
kiranga umuntu mu mugambi w'Imana ararwanywa ariko ntatsindwa, ararwanywa ariko ntatsindwa. Icyo ni ikimenyetso simusiga, igihe uzabona nta bitero uhura nabyo ni mu mugambi w'ibindi bintu ntazi, kuko umuntu wese Imana ifite umugambi aca mu ntambara, aca mu muriro, aca mu migezi, ariko ntacyaba. Umugambi w'Imana utuma turwanywa ariko ntitugira dute kagira kari hari murabwira ngo Satani arakwa mwese ubundi yakukunda ngo ugende nta bushuti ifitanye nawe, shaka nyange n'abambari bose banyange. Umuntu mu mugambi w'Imana ararwanywa ariko ntagira ate tubona umwanya ngo tuvuge ba Dawidi, tuvuge ba Yosefu barwanijwe n'abavandimwe babo. Igihe cyose uri mu mugambi w'Imana nuko uhura n'ibikurwanya, nuko uhura n'ibishaka gusenya ibyo wubatse, ariko bikarangira finali Imana igaragaje imbaraga zayo no gukomera kwayo. Haleluya! Ndagira ngo batangarize ko umuntu wese Imana ifite umugambi ararwanywa ariko ntagira ate. Ibintu biri kukubaho n'ibyo uri guhura nabyo ni ibikwereka ahantu uri. Urabyumvise ibivuga? Ni ibikwereka Yakobo yanditse muri 12 aravuga ngo habe umuntu wihangana ibimugerageza, kuko namara kwemera so bavuga ibikugerageza ngo bari bigize ahubwo ni intambara, ariko yo hari graduation tusambe kwikanga cyabanesha. Amen. Kwihute ntamari minota. Icya gatanu kiranga umuntu Imana ifite umugambi akamukumbe mukandike neza, nakavuga nitonze. Ushize narakavuze muri Women Foundation ndi kwa miliyoni abantu baraseka, ariko ureke mbabwire umuntu wese Imana ifite umugambi yigishwa nayo. Kamavuga mbegereye umuntu Imana ifite umugambi yigishwa, ntabwo Imana yakora ikosa ryo gukoresha umuntu itigishije. Aka kantu mukumve, niba isi ishaka gukoresha abantu bize igashaka gukoresha abanyabwenge, ntabwo Imana izakoresha injiji, iyo izagukoresha irakwigisha. Niyo mpamvu yabwiye Dawidi 32:8 nawe muzakwigisha, kugira inama, mwereke inzira ndetse ijisho ryanjye rizakumva. Yigishwa ko muri Zaburi aho ari mu ishuri, nimwige rero, mwige. Kandi icyo nikundira indwara ubuto ufite menshi ntiwakwinga amafaranga, irakwigisha na konti yuzuye ukayigana ukajya amateke utaryinama ibisomo. Iri shuri ry'Imana kandi icyo nikundira abantu bagize umugisha wo kwiga, nanjye nagiye iyo nshaje n'umuntu yakiga amashuri y'ino, ariko nagize ibyago aho niga hano hashobora kuba harimo n'abakorega twigana. Aho niga wicara hagati y'abasaza babiri bajya basinzirira rimwe turi kwiga, niga rwanza bigisha ikintu bita ishuri ry'Imana, bagasinzira. Umunsi umwe ndamukangura turi kwiga igiheburayo, bakamuze uyu mwarimu aramuzi ibizami bye biteye ubwo wakangutse ukiga, ariko rurande baravuga ati wa mwana uriya kwiga ushaje kugira ntabwo rese wabese ko ushaje ukigira mu masambu ukagenda ya pansiyo uri kurwana n'iki? Ati nta makuru ufite, ataho kugira ngo upfa wambaye isengero upfa wambaye karuvati, imbaraga z'ishuri. Aho kugira ngo upfa wambaye isengero upfa wambaye iki? Karuvati. Mpita nibaza abantu bagashaka kwiga amashuri y'Imana, mubona muzamurije umwambaye iki mwicayemo? Ijuru tuzicaramo nk'abantu bagabiwe tinze, buri wese agaragaza ko yatsinze amasomo. Naribuza ngo abantu bize iyo tugeze aho bita muri turankome duhitamo section y'ibyo uzakurikira. Mu ishuri ry'Imana nawe uhitamo section yawe, iguhitiramo gake nta wihitiramo, iguhitiramo
amasomo ziga. Kandi Imana igira ibigo bine, zabivuga n'ingaruka. Igira ikigo kimwe cy'abiga nijoro. Igira abanyeshuri biga nijoro. N'ubu hano bari biga nijoro. Abanyeshuri biga nijoro hari ibyo babujijwe. Icya mbere babujijwe gusakuza mu ishuri. Uwiga nijoro abujijwe gusakuza. Baraza kwigisha inyigisho ijoro dusoza umwana ntabwo ati no nkubwira ese ni iki? Ati njye nasanze biga nijoro. N'ibimenyetso arambwira umugabo wanjye mu gihe no muri korona ataha saa sita z'ijoro. Abantu bajya mu mahema atarazi. Arambwira ati n'igihe cya saa moya cyaguma mu rugo yatahaga saa sita z'ijoro. Harimo nta burinzi. Iyo bari gutaha saa kumi we saa sita baje. Ariko muri biratandukanye nagaje kwimuza. Namubwiye ngo ese yaje iyo uje kumukingurira uzute. Sinumva nzasakuza mbwa ni amajoro sinza. Namubwiye nijoro nta usakuza. Uzamukingura udasakuza. Mu ishuri rya nijoro nta usakuza. Kandi iyo umaze gukingura winda gusakuza wari uri he uvuye mu bagore mureka ngende ku buriri aryame. Umusengere yasinziriye gukora ku matwi ku munwa ntaba yumva mu gitondo nakabuka. Kuko wemerewe kuvuga utagusakuza nijoro. Uzirinde kumubwira ngo mugabo iri joro waje wakabije wasinze. Nta mugabo usinda abagabo baranezerewe. Urahita umubwira uti sheri iri joro mwaje mwanezerewe uzana ibintu byo gusinda uzahura n'uriya. Nirwo rugamba dufite abantu bari kwiga ariko ntibamenye icyiciro ibika. Mwakubise ibintu mvuze. Abanyeshuri biga nijoro babujijwe gusakuriza abandi mu ishuri. Icyo ni igice kimwe cy'abanyeshuri. Ikagira ikindi gice cy'abanyeshuri biga gumamo. Igira n'ikindi kigo cy'abiga babayo ab'interineti. Ikagira n'ikigo cy'abegisiteri biga bagira bate. Aba banyeshuri kubatandukanya biroroshye. Kubera ko abiga babayo bahura muri mifundo. Ibanasurwa basurwa rimwe mu gihe. Urano bana batagusurwa ugabanya bati igihe murimo ntigisurwa. Abantu muri betese cyangwa ntibazi yo ngo bahehe. Nuva yo bazaza. Uriya mujye mugabanya ibintu bati. Uriya urabo rufite nuko abantu bashaka gusurwa kandi badafite aho basura. Uri hehe wo? Bitanda biragerekeranye mu enteri nayo basimuzi abaguswa gusurira. Abantu bagaragaye ko bazaza. Ariko uzibirangije murakubwira ati wagije ku ngofero nkambaraho abona ugira kuri statasi ntiza no kwicyo gikanzu akigusakuza ngo abarutse kumbwira ngo musengere wese sengera iki unasabye Imana telefone ya touch none yarayimana none sengera iki kugira ngo umuntu musibe ushaka ngo nta muntu mama ameze ni mu gihe kidahamagara Imana ikibyemera rwose ntabwo nshaka mu Imana ikadushyiraho indirimbo ujya wumva umuziki igihe nikigera bazaguhamagara yo namashu ariko uza mu muntu Imana ifite umugambi yigishwa ariko uzareba regisiteri abiga batahasha batunga smartphone bagira contact bagira laptop bambara n'ibigubu kubera ko biga bagira bate n'isakoshi isa n'inzara n'urukweto rusa n'agapfukamunwa kubera ko biga bagira bate yigishwa nayo wemere kwiga mwemere ko abanyeshuri beza profeseri wacu kandi cyo mukundi ishuri rye ntiwarikaba wakuri wabamucikira he ngo n'ijisho ryo niwe wagiye kuzima umuracika uzapimese cyangwa mubije umuntu byarebye sajya ariko ntasajya nabi profeseri yashatse kukwigisha ni ukuri ntaho wamucikira afite amasomo ariko uzaba ntangaje afite ayo yigisha ababyibushye ayo yigisha abananutse ariko uyu mugabo arigisha amakagema siko datinya kukwigisha utaha muri etaje ni kwigisha ku kinamba mu giterane cy'abashakanye ariko ugira umugisha bakangura mu giterane bw'ibyo banumiye mu giterane cy'abashakanye noneho bari bakoze imyicarire ifite protokoli ikomeye umugabo n'umugore bari bicaranye umugabo iburyo umugore ibumoso bamuha umwanya ngo yigishe noneho nateguye amagambo 10 akora mu miryango kuko abantu bashakanye bagira amagambo baganira atandukanye n'ayo abantu batari bashakanye nuko abasore n'abakobwa rero ntabwo bakoma ko uburyo havuga iryo jambo ariko reka ndizimese
Ayo magambo icumi abashakanye bakoresha habamo ijambo rimwe rikora mu gitondo abantu bararanye babyutse rivuga ngo mwaramutse mute. Umuntu wararanye n'undi kirazira akabyuka nta mazu ukora, ahubwo abyuka bakaba telefone ureba mesaje zawe zije, ufite ikibazo. Bantu bimuka murakiga kuko kwiga bizabagora ntimufata. Aho ugize umugisha uranye n'umuntu abyutse ari muzima, aho umaze uko yaramutse kandi ukimutereta akaba yarakurenze wiri gukura bando na pake, waramutse ute, none umutima warabaye amakara, ese uko tuzabana. Wamara kumugeza mu rugo y'amagambo agashira. Navuze iryo jambo abamiri rivuga ngo mwambaye neza, nishimira kubwira uwo mubana ko yambaye neza. Hari umuntu utabivuga ayo magambo reka nayo bashakanye. Aho naravugaga imbere yanjye aricaye abantu nk'uko uyu mugabo n'umwarimu wicaye aha ngaha, umugore akajya ahindukira umugabo ndi kuvuga abwira umugabo cyane ati sheri wowe wabwiye baranderanje mu iteraniro navuga ikintu sheri urumva n'icyo atari wowe wabwiye ishuri ryawe habaye iki. Barasoza amateraniro yarangiye bareba mwarimu waho ngaho bamwaka nimero yanjye, mwarimu arayibaheza. Ngeze mu rugo ku cyumweru nimugoroba mbona telefone ya 0830 irampamagaye ndayitaba. Ati dutuye mu Kagarama nyuma y'akarere ka Kicukiro, twari kumwe mu giterane, wigishije neza murakoze. Ati none se rya jambo wigishije wazaza kuryigisha iwacu mu rugo? Niko najya nigisha mu ngo. Ati rya jambo ni iryacu, utaje kuryigisha iwacu waba udusenyera urugo. Yewe ati gerageza uzubivuge kwa kundi wabivuze. Ati uzabona umwanya ryari ikuwa mbere w'igitaha ukaje kuwa mbere mfite izindi gahunda. Ati kuwa mbere tuzohereza umushoferi aza kugufata utuye mu cyaha hafi ya DP. Ku cyumweru gikurikiye ku mugoroba rero nimero ngira mpamagara. Ejo saa ngahe tuzakohereza umushoferi azaze saa 9. Ku cyumweru mu rugo soma bya bintu mbishyira ku murongo ndabisengera, ngiye kubona mu telefone saa 8:40 irampamagaye. Ati duparitse hano kuri ADP ku muhanda w'amabuye, bari batubwiye ngo tuze tukurebe. Ndasohoka ngeze ku muhanda w'amabuye sanga imodoka iri kundeba, ndavuga nti baranjyanye sinzagaruka. Ibaze ibintu naba navuze. Bankinguriye ya modoka yinjiyemo ndakoze ku rugi barakinguye ndinjira barakinze baraya ngo bazivuga izo modoka hari ukuntu nyine twari bageze ibintu. Batujyana Kicukiro bano bakingura urupangu rufite amapine, etaje iteye ubwoba. Uriya mwimazira etaje bigiramo amasomo, harimo karate, harimo jido. Uriya baroko n'ukuri kushaka kujya mu rwego n'ibyo mwirira amakingo. Nageze muri yasa nasanze n'intebe z'abafime ngiye kwicara amaze gukora mu rwego gikomeye cyane kirakunze. Bafite ibintu ariko biga amasomo. Urugero uriho wiga amasomo angana n'urugero uriho maternelle na primaire na secondaire, kaminuza amasomo ntabwo amara kuzamuka n'ikisomo rigenda n'ibibara. Bicara barasenga mbona bakoye ikintu kimeze nk'igitambaro kirido, ati kari mufata icyo kunywa. Ngiye ku meza bafata icyo kunywa, nasanzeho ibintu byo kunywa iby'icyatsi kibisi, iby'umweru, ibisa n'isombe. Ati byose ndamenya ngo ibihema akanyarwanda ubona akantu kanditseho ko kariho kwa nyiragarama bari nyuma bakanaka abarikombe. Bati ko kujya turarya nyuma dusubire mu ruganiro tuganire. Tugeze mu ruganiro habaye kera, aravuze bati zana rwa rupapuro wari wanditseho byane wongere ubisome. Naruzana bari banditseho ibintu 10, amagambo 10 ndayasoma ndayavuga. Umugore araje ati umwigisha mwiza ni murakoze Imana bamugisha. Ati none mbere yuko dusengera rero navuganye n'umutwara n'inyemerero, ambwira ko nugera hano buri wese azakubwira ikibazo afite ku wundi. None njyewe urabaza kuvuga ikibazo ufite, umutwara aza kuvuga ikibazo niye. Muzi ko mu ngo hari ibibazo, hari ibyanditse ku mpapuro, hari ibyanditse mu mutima tutaso. Umugore avuga ati umugabo wanjye kumureba nta byaha byinshi mureka, ndamurega ikintu kimwe cyonyine. Ni iki? Ati umugabo akidambagiza afite amagambo yajyaga ambwira ngahita numva sinzi umuntu ubaye. Tugeze mu rugo mu mwaka umwe yambwiraga amagambo ku munsi najyagaho nk'ibiro 2, atari ko reba ku munsi turabona ameze nk'urya. Ikibazo ndagisubiza ati ikibazo dufitanye ni kimwe, ntanganiza
n'abana ntabaganiriza, ni telefone na mashini. Mumbarize ni iki gituma atakimbwira ya magambo. Ati jya ubwira ijambo rimwe yajyaga muri amagambo yajyaga muri niryo ndaherutse, niryo byatumye mba ese ni iri umukozi we. Ati utwo guti kuganira, atakambwira ngo ufite amaso nk'ay'inyana. Ati iryo jambo ryamubagaho, ati nkumva ndishima. Ati ngo reba imyaka ishize, ati ngo uyimumbarize niba aherutse kuri ngwino. Kuko iri jambo mwaribuye mu bana bose kubwira byose zaririba ngarutse zagira ngarutse nageze twaye mukeya tubwira Imana ngo dushime ku mugambi we. Niba dupfukama, niba duhagarara, niba turambara, niba twicara, niba turambura amaboko, uko ari tuyoboramo niko tubisenga. Ukomere Imana amashyi menshi. Imana hejuru y'izina rya Yesu. Amen. Amashyi menshi ku Mana yacu.